urongora externe hari haba hari nka benshi nawe ndashaka kugushira oya je kandi nako ko nafashwe ako asi ibyo bintu mwanga kurongorwa asi oya kandi nakubwiye ko mfite fiance amaze imyaka 2 nose shimwa mumbwira kandongora amaze kukurongora oya ntabwo ari akurongora kandi negereje kandongora nyine amaze kukurongora bose abantu baje biruka nyamara ufite ikibero warakibonye bari aho ngaho uri umukafi mu byumve we utanukira sheri none se umuntu akumarishije imyaka 2 birakureba se ntabwo bindenda umusilamu kandi twaje kubivuga ntabwo nagukuba ariko uzikuza kukuvugisha by the way Shadibu yaramubye uzi inshuro zingahe nandikiye Shadibu kuri WhatsApp kuri DM kuri keke kumupostinga ko akaza kankuba rero nahise mvuga ati uyu Ase nawe akankora nk'ibya Shadibu ngewe byo kwa Ase wowe waratinye gusa naratinya aravuga ati ibyo Shadibu yankoze Ase yabinkoze wibaza Dumba umubaza kugo kubyo bakora oya nuko nzi ko wowe uri utari bubyeme thank you wikabya se Dumba menye ko ikiri kigano kirebwa n'isi yose utsenyeye Dumba baba kari kanze byari byanze ikibazo kiwe afite ikibazo bya bintu byaje no mu ntoki ibiki akora ngigisibuze uzihangana cyose ese ukora ku mugore utari wabumva nta nisoni ugute ako se ko nta mugabo ufite nta mugabo mfite excuse me ari he gihorere nta kintu umugabo yakubita imyaka 2 umva reka bateri story ngiye gupostinga indirimbo zawo none umva ukuntu ari aba DJ bacu nababyayemo n'abakobwa nanjye kuryamana nabo benshi n'abarundi kazi nta mutangiye kuvuga ibyo bigambo byawe Rumba tuwa supporting ratamani bu nta kintu ntarakorera abarundi mushemo hari indirimbo z'abakiriku gusoma naryaye ruka sho usanda byibuka abashize igihe reka gusomana ndi kumwe na sheri wanjye kandi sheri wanjye nagaho mu Rwanda aheruka ino ryari ntago mbyibuka neza oya ntago nibuka amatariki banange reka twongere twikaze ureba X-Large twizera kumeze neza cyane hanyuma nkuko bisanzwe ni kuri za episode zacu yacu rero uyu munsi y'abashitsi muri kubona imbere ya camera za X-Large nabangaba hanyuma ndumva nta bintu byinshi ndibukore kuri introduction bose kuri X-Large nabasangwa nabantu basanzwe kuri X-Large hanyuma kubahuza ni ibintu byiza cyane ni ibintu bifata umwanya kugira ngo nyine bibe ariko finally bikaba kugira ngo abari kureba X-Large bakomeze bishime n'abafana babo bishime hanyuma nanone turabashimira nabo kuba bagize gutya baka spending time hanyuma bakavuga bati reka iyi time tuye X-Large turi kumwe tuganire which is very nice very good n'abafana bose bakomeze baryoherwe so thank you very much mwakoze cyane kutwemerera guhura kandi n'ababakunda bose reka tubabwire tuti ni karibu ubundi ibintu bimere neza cyane turahita duhera ku wo twasuye Asia Mutoni umeze neza cyane urashimye Nyagasani ndashima Imana meze neza cyane kandi nabishimiye amen ubwo rero duhe karibu cyane Dumba karibu Dumba ngo ndi kumumenyera Dumba rero nizere ko nyine binari sawa cyane Asia karibu ya Asia Stare murakoze kari kwirya Dumba kari kwirya bite ko nawe n'icyuki agato ngaho Dumba na Asia azogira umugabo ufite umugabo ufite fiance Catherine ntokize negere neza we ntabwo ndi kwikoreka abafana batabibona none se abafana ko cyo batabona nibyanye nawe ndabikubwiye mfite fiance umaranye igihe kimwe n'iki na fiance imyaka 2 uri umusiramu mbwira ibintu bitatu mu basiramu badatinza n'ubukwe ntabwo batinze indowa umurambo iswara of course yo nitegeko iswara yigeze ugomba kuyisanga 5 umuntu yapfuye ugomba kumuhamba iyo ukunze umukobwa guta umurongora uwo maze imyaka 2 bebe shiri wanjye kwete cyangwa jeriwe yashobora kuba atari ubisilamu we guko ntabwo nakundana ntabwo ari umukafiri ntabwo nakundana ntabwo ari ubukafiri ntabwo nakundana n'umuntu utari umusilamu ikintu cya mbere
aho ngaho nanone ibyo si sawa. Abasilamu babita abakafiri nyewe n'imvugo y'abasilamu ngewe ntabwo navuga oya ntabwo mvuze ngo umukafiri aho kugisa nakunda n'umuntu utari umusilamu. Oya uvuga ngo sinakora n'umuntu tutemera kimwe tudahuje imyemerere. Manibo umukafiri ni iki? Umukafiri wenda nuko ari terme itari umukafiri cyo bisobanura mwebwe mwagiye mutwita abakafiri natwe abisilamu katwita abakafiri tukababara ko iki twebwe tuvuga abakafiri ugatabarakara ngo ntabwo isilamu ariko mwagiye na Dumba n'umusilamu Dumba n'umusilamu ntabwo ndi umukafiri uri umusilamu no ariko okay Dumba dusobanura kwanza umukafiri ni iki? umukafiri ku musilamu n'umuntu ku muisilamu n'umuntu utemera kimwe n'umuntu utemera kimwe n'umuisilamu n'umuntu utari umusilamu. Noneho umusilamu nabo nyine utemera Imana utwarashadu nyine buri umukafiri udafite imyemerere y'Islam. Yes no apana nta musilamu baho utaratora shahada baho se kugira ngo umusilamu watora shahada wemeye ko Imana imwe rukumbi uwo ngo yababaye umusilamu uwo rero niwe musilamu. Noneho twebwe kuba turi kumwe n'umuntu utemera Imana cyangwa utemera ya myemerere yacu utemera ko habaho Imana nyine itabyawe kandi itanabyaye uwo muntu niwe twita umukafiri. No kuvuga ngo hano hanze rero kafiri ntabwo ari izina ribi pe niba akabyumve nabi. Mureke kubabara mwebwe niba mubabaye cyane namwe mutwita abakafiri. Oya uzi hano bipfira nuko hano abantu barabyitiranye noneho umuntu udasiramuye kuri kafiri ugasanga n'abantu batari abayisilamu bombi tuzi ko kanaka ari umukafiri udasiramuye bataramukuyeho agashishwa hejuru ubwo ibyo biratandukanye rero ubwo umuntu ngo umukafiri ahita avuga ati uyu muntu kuko ushobora no kwinjira idini ugatora shahada mutandukanye ijambo gusiramura ko uhuri muravuga ko zinabyo biratandukanye kumukata gukuraho umwanda kumukata umwanda bafata ibintu bakabikuraho akantu ibintu ni ibintu by'abagabo igitsina gabo alright reka nitwitinde ibyo byo ashaka ko nyivuga gutuse mbese bafata mikoro yo munga nagabo bakagikuraho umwanya uramutsinze kuvuza igitsina gabo yarazi ko uri buburi jambo ende njewe ugakomeza ukagira igitsina gabo nyamara naco ni cyoroshye nazubaga noroshye. So Dumba nuko ngo uyu munsi kuba tuganira gutyo ni gutyo tutangiye hanyuma Asia waduhaye ikaze ndabona Dumba ameze neza ku cyayi kiwe ibyo bintu ni sawa cyane mwiteguye ariko igisibo neza mwembi turi kwitegura igisibo neza cyane kino ari iminsi yo gutegura nawe uri kubibona nyine kabisa uzeze gufuturira iwanjye ahubwo dusangira ifitani none nje ubanje nzaza inshallah ase nta pani bitu nzaza mani buzamerekeza vuga ngo wallahi no sibumva ari ibintu bya hatari no mwigize abasitari nzasaba uruhushya niba ruma nzasaba ababyeyi uruhushya ariko rero ku gisibo waje nzaza no simbyemeye nzaza ngaho ndanza nshanago nshaka oya ndagushaka sha okay so nuko nguko hanyuma nawe Dumba igisibo cyiteguye neza yiteguye neza nukuri gutuntu tutuyoga twose nari ndimo ndanywa urumva ese buryo ujye usomaho n'abagore n'abagore no kubashira ku ruhande ukazamara ukwezi kose nimba ujyunywaho ukareka kunywa ndashaka kubabwira urabona abantu baravuga ngo Dumba ngo abagore jewe Dumba sinkiri mu rwego rwo gutereta abagore barantereta so no kuvuga ko benshi ngiye kuzajya mbakatira nta muntu nzajya mfata telefoni ze use nta mugore ugira nta nubwo bimuteye n'isoni nta mugore ugira azarere se kamaze mubaze wowe ni umusilamu ngomba abagore nemero abagore bane ufite bangahe muri bane ubu ntabwo ndarongora umugore nyine kuvuga official arahari urongora externe hari haba hari nka benshi nawe ndashaka kugushira nje kandi ntabwo ko nafashwe
ako hasi ibyo bintu mwanga kurongorwa hasi oje kandi nakubwiye ko mfite fiance amaze imyaka 2 nose mwamubwira kandongora amaze kukurongora oya ntabwo ari akurongora kanegereje kandongora nyine amaze kukurongora akiyo zintu uri kuvuga ndongora kuno bireba dose dumba mfite kibazo dumba ari ubutipe tuhereze kuganira avuga ngo iribuye ntago ari ritoragurana iribuye numva ngo iki kintu akubajeje ubanza yarakimara nuvuga ngo ntago iribuye ari guteye none yarifite mu ntoki njyabona abantu baza muri mu biganiro na Asena nkakireba nkabwa mfite ibibazo byinshi byo kukibaza Ngaho rero uyu munsi uramufite ngo ariko dumba ndashaka wenda ubwira mu magambo make ashobora mukurikirana online no mukinyi wa filme ni n'umuririmbi attention katakoze challenge yanjye uzi abantu bakunda abastari ngewe ukora ibya Diamond gukora iby'abande none yanjye se ni junior nuri umusitari nuko utandirimbe nanjye ngukore challenge yanjye dumba subiza icyo kintu kandi uri mu bantu bajya bavuga ngo supporting abandi supporting ameze bate nimba ndapcoming artist nyine nk'abantu nkoze indirimbo bwa mbere kandi ukaba warayemeye sumfatishe ngo nawe hari abantu ngewe ntashobora kuri indirimbo zabo nk'iriya mwumvise mu ya supermanager ngo wabirije ubwo ushatse kuvuga ngo ntago nzi kuririmba nawe nuko yana biramine asi turirimbire baririmbira se waje ukaririmba si umwatisi ariko ntabwo wasubije ikibazo njya kuco utangiye hari abantu ngenda afata seriye nkuba ati nagatwiko ugatwiko se waje ugakora ako gatwiko nanjye ukanumwikira nyine nanjye kugira ngo abantu bafate seriye no mu bintu nkora ngomba gutoranya bya bintu none se ugushaze kuvanga abantu barebye indirimbo yanjye reviews ifite 200 nureba waritwikiye deja kuba natwitse he nanitwikiye he deja kuba indirimbo bakoze ko ari Asia bose abantu baje biruka nyamara ufite ikibero warakibonye bari aho ngaho ni utage Misaeliza dumba ni uzareba wa kujya yumvijwe yirebeye ibibero akwagira ku buraye dumba uzko wajyanga uburaye nagiye bakareba indirimbo yasi uzikuntu yitwa long distance nkunda na distance kandi ni true story n'ugiye ngo ni brag bira bintu ni byanya bya fiance buri ari US Sheri bebe wasanga muraziranye ariko sawa fiance ese kucyari kubapinga afite ijinyori we afite ijinyori rya fiance n'abakafiri fiance uri umukafiri mu byumve we utanukira Sheri none se umuntu akumarishije imyaka 2 birakureba se birakureba ndende umusiramu kandi twanje kubivuga mu basilamu ntabwo utinze umugore uramurongora wa mutereta 1 week ako kanya ngo wase kumaze kurongora wangaye na ariko nta wicaye ako dumba kubera iki kuma komantere kenshi usanga abantu bakwita indaya nyese ubibona umuntu yifata akaba ngo ngewe ngo sindarongora kandi nararongoye ubwo sibyo bisobanuye iki ngo ntago natinze indobo kandi urongoye nka 7 mu cyumweru ariko se kukoresha iryo jambo cyane ako dumba wenda washatse umugore se ukava muri ibyo bintu byo wirirwa mu byo gukunda abakobwa we washatse umugabo nje kandi ese fofo dancer ko ari muri Tanzania mugiye kuri Tanzania we na fofo mubaze muhamagara mu telefone umubaze wasize umwana wawe kandi ngo ni wowe wamutwaye mujyana niwe washoreye fofo mutwara muri Tanzania umusigaye ariko dumba nigeze kubona ari ku live na fofo ni inshuti yanjye une fofo urabona sinakubwije ukuri nakubwiye we na Shadimu narakundaga ndabanga utwangira iki nyine umwiyemera nyine ase twiyemera umuntu areba umuntu gusa akabangura umuntu ariyemera ako dumba nanone aho ngaho nawe dumba rameze nk'abantu bifata akavangura umukobwa kunareba wigeze umwaproachinga cyase baragikunze cyane kirishira hejuru kiriyumva bya wegeze umvugisha nanga kukuvugisha uje ngewe urumva abagore abakobwa beza ntabwo ngenda batinya kubavugisha wamuvugisha ariko wewe wapfuma no so kuri umusore mwiza wenjewe wowe Asia uje kumvugisha ntago nagukuba ariko uzikuza kukuvugisha by the way Shadibu yarambye uzi inshuro zingahe nandikisha Shadibu kuri WhatsApp kuri DM kuri keke kumupostinga ko akaza kankuba
rero nahise mvuga ati uyu Ase nawe akankora nk'ibya Shadibu ngewe byo kwa Ase wowe waratinye gusa naratinya aravuga ati ibyo Shadibu yankoze Ase yabinkoze noneho nge self esteem ukwiyumva nyine morale yahita nka n'ibintu byanjye ndimo nkabireka none se kuki wowe utinya abantu ariko Fofo dancer yarambwiye ati nyamuneka Asiya buriya n'umwana mwiza rerere kaga gatima kaguma kagaruka nase ndabonye ndi umwana muri basi ariko dumba urumva ko wajyaginze ntabwo wanze kunywera ku gikombe nanywereye hura umwana mubi niki cyagwaga byibuze umva wanze kunywera ku gikombe nanywereye urirata uranini nose ni gute dukoresha ibikombe bimwe oya ka ibyo nawe corona uko yaraje yanyweye dumba kandi arimo umuti wa corona turimo turanywa umuti wa corona bidramatiza ashatse kugira ngo tuvuge ko ngo namwihaseho abaretse nka shoriti ku iki cyana ko nyagisha dumbaambuze ikosa ari kimwe maze kubona ari ukuntu mwebwe mufite amazina y'abastari muhura n'ibyago hari nk'abantu babanga bakabanga babaziza ubusa no ngaho bazigiye yanjijije iki ngiye narakwanga bari kubona ngo isa n'ubwisha kuri tutarajya mbere ya kamera yavuze ati narinzwe wiranye naramukunze uramwanga mbaho ndamwanga nka Shadibu ajya simpereza kira mutana ni cyo none se ngora muvugiro uranyanga n'icyo dupfuye intambara mu gihe ntayirwanye mu gihe ntayitangiye kwirwana ndayikunda ingewe nkamenya ati Asiya ndamukunda ariko nyiyemeye reka mwange none utugene muri kategori reka njyange shaho none se warankunze unyanga bigenze biti nakoze nyine mbona nakoze yatekereje gusa ko nawe ushobora kuba wiyemera bibaho abantu benshi duhura nabo barambwira ngo shaho dumana arinzi ko wiyemera namugerageza dumba wose yemera bura wazuri igikorwa uturutse ahantu hose umukobwa busa nabi iyo nije ahantu ngasanga abakobwa nka batanu gutya ndabareba nkabareba ko abakobwa uburanga abantu mugomba kumenya ko uburanga bubaho nkabareba nkabakishamo ijisho nkareba ushobora kuba ufite uburanga buke niwe ntangira kuvugana nawe ukunda bafite uzi impamvu se aho ndafite ikibazo rero ufite depression mu mutwe wawe nukuri hari abantu batabiyemenya bumva ko abakobwa batamwemera akavuga ngo nimpera kuri iki kigikiza kiraza kunca amazi reka mfate kino gikorwa kibi wowe ureba ufite uburanga buke none reka nkubwize ariko atari wo nshaka voilà ni umutego uzi cyari cyo bisobanuye nyine ni kwa kundi umuntu abatiyaminiye ni ukutiyaminiya umva se nkubwiye undi yaminiya umukobwa wese ko se wacecetse kumeze nka Brian nawe ugereka nkubwiye sorry basi kanazi buna ntabwo asanzwe avuga gutya oya ni ukuri kumbwira ngo abakobwa ngo babinga abebunsaba bibasaba ati uburanga bubi buno nkawe wireje mu ndererwa mu busaba mbona ndi mwiza hari uwibona akahita avuga ati nyine ndi kwanjye nibonamo ndi mwiza none hari n'abantu bari kunde bakavuga ngo Asiya kabisa ni icyuki none hari n'abandi bambona kabase ikibi uba abantu ntago batubona bakabona ko ndosho bwiza oya hari babona ko uri mwiza kundusha oya hari n'abantu sujya kubona umugore n'umugabo bakavuga ngo hano hanze babandi bita ba Jackson oya abakurusha ubwiza uri umukobwa aba Jackson ni biki nk'umuhungu hano uri hano dufatiye kamera naka Jackson neza Njere kamabwiza ukuri rero mwagukunda abahungu bari finyore bakabije ubwiza beza simbakunda ubundi umuntu w'umugabo ufite isura y'abagabo nkanjye urabona isura yanjye y'abagabo ubu nawe iraburamo ivanzemo n'iy'abagore ubwiza bw'umugabo ngo ni inoti n'amafaranga oya isura ya Dumba ivanzemo n'iy'abagore ni nziza nyine irimo igihumbi n'igikoni harimo ikigoregore reba no maso aya maso se n'ay'abagabo ubonyemo ikigoregore hanyuma Dumba urabyemera ko ubwiza bw'umugabo bushingira ku mufuka we oya umufuka w'umugabo ngo nibwo bwiza oya barabeshya ndatonkorera barabeshya uzi impamvu babeshya reka twe tubikubwe sinjye mukobwa wibaza Dumba umubaza ahubwo ku byo bakora oya nuko nzi ko wowe uri utari bubyemere thank you wikabya se Dumba menye ko ikiri kiganiro kirebwa n'isi yose utsenyeye Dumba babarira byari byanze ikibazo kiwe afite ikibazo bya bintu byaje no mu ntoki ibiki akora kumigisibuze uzihangana cyose ese ukora ku mugore utari wabumva nta nisoni gute ako se ko nta mugabo ufite nta mugabo mfite excuse me ari he
gihorere nta kintu umugabo yakubita imyaka ibiri umva reka amatera story hari umukobwa twahuye afite umugabo wo mu diaspora ari hano ariko umugabo yaraje amuha fiançailles ahita agenda agezeyo amara amezi 2 3 4 bavugana rimwe umugabo yari busy n'ibiki maze cousin wanjye araza arambwira ngo duhure na my friend uwo mukobwa yari friend wa cousin wanjye tugeze ahita turaganira uwo mukobwa arambaza ngo uratanduma ngo banza umbwire ngo fiancé wanjye ngo tumaze ngo umwaka ngo myaka 2 ngo yaramwambitse fiancé yaranyije ngo ntabwo ndongora sinzi biriho kandi dutangiye kuvugana gace ndamubwira ati wowe urarangiye ubu ashobora kuba yarambitse nk'abandi fiancé ati mureke ewara nabukabiriza umukobwa aratinya arangira itegenda yiruka itabwira fiancé we ngo ibi bintu Dumba yabwiye uku nuku nagarutse baramurongoye abandi umugabo nyine yavuye yo kubera ibintu namubwiye yahise Dumba nuko yakubwiye ati ahitaza yiruka yateze indege araza ahita murongora ariko urumva anje no mushira pressure umva bakubwira influence urebe ko asi bataza ku muntu asi ni wibesha next year ukabutararongorwa nyezaza nteri ndakubwiye mugabo sheri nuko byumve abagabo abasiramu mu bujehi ariko wasanga ari Asia wenda bitoye na project ziwe ari we ubishaka Asia afite imyaka ingahe twese afite imyaka ingahe Asia ntabwo nshaka kwivuga nta mukobwa wivuga Asia ntabwo uri ribu uyikubye kabiri Yesu ukubye ribu kabiri yarabira ngo nkubye ribu kabiri kumaze gusaza koko ariko azi Dumba aho ngaho wabaye hano harya nabaye iki ni muri douche men nari ndimo ndoga ubuntu bwa hano akantu ko muri douche njya kwikura mu mugongo gutya akantu ko muri kamwe bashyiraho isabune kahita muri douche ugahita utangira nibajije Dumba yaraguye yari yasomye kugatama muri douche abantu mwubaka amazu muzajye mwubaka mushiremo ibikoresho bizima aho gushyiramo kakantu uzayubakira ubyikorera none se sina uri gushobora gupfa amaraso ashobora kuba ari menshi none muzayubakire sinkodesha simba amafaranga nyine ukora cyane uzubaka yawe ushaka ibyo ushaka noya ntago wowe ukodesha ubuguje ibintu ushaka byiza ubishira mu nzu yawe uyubakiye mu gihe rero utari kubaka yawe emera ni usangamo n'iki n'intozi zikurikiye intozo ni yawe agari yanjye nayikura heso Asia niki uziho Dumba igihe watangiye kureba kubona Dumba urumva Dumba atubwije ukuri reality yiwe atubwiye ko yakubonaga yakunze ariko ageze aho ngaho arakwanga wasanga cyasi nacyo kirata bitewe wenda n'ukuntu abona wiganira muri kiganiro cyangwa se ukuntu umeze wenda ibyo byose bituma kwanga ese Dumba wewe wari umuzi gute Dumba ntabwo njena kandi kantu hari umuntu nabwiye ngo nzaza kugutereta njyewe arambwira ngo Asia azagukatira nabwiye ati kubera iki ngo Asia katiye abantu benshi nibyo uraje gukatira abantu benshi ari kujya simuvugeho narabakatiye nyine narabakatiye benshi uzagwa kuzikwa mwana kandi mfite umwe nose kubyamba tendeke abantu urabona ko ari loyo nago nge nashobora gukundana n'abahungu benshi she is very loyal nose we rwango nashaka azabe mukamusoni negereze zategereze John reka mbaye nkubwira wowe mwanganye umwe murekanye ufata undi ariko se unese wese mwemere tujye dushira mu gaciro nagaragera mu myaka ndamutse ngukunda mfite undi nkunda mfite nabandi nirirwa nemerera buri wese uguterese uruva nkanjye mba ndi public nyine abantu mba ndi expose ahantu hose sibyo umuhungu wese ashobora kunyifuza agashaka kunereta ariko se utarabona uwo mukunzi wawe wari ubayeho gute nago nakundanaga hako ntabwo ndabaho nafite sheri ntabwo byanshobokera umaze kubana n'abasheri bangahe ni batatu umwe ariko simani nka babiri umwe nago muhora ko nari nibwo nari segonderi wari ikiri isugi n'ubu ariko ndi wimbaza ubuzima bwawe ni private life yanjye
oya reka mvuge kuri dumba reka mvuge kuri dumba kuva Asia ukuri arabita baza ngo Asia zamutse baramubwira zagukatira waje none hunzi umva dumba ratukunamubonaga dumba ntago narinzi kwenda sinza narinzi kari kuririmba niki kandi ikintu mukundira afite impano ahubwo azaba umwacteur cyangwa umukomedi afite impano yo kunaviva ikintu akajya muri character no kurusha nyiracyo urabona ari kuririmba indirimbo ubona yabyinjemo no kurusha njye mbibona ukabona indirimbo ya Diamond irimbye kurusha Diamond ukuntu yitwara gafi buryo dumba ukabona uzko nge nagiye nkunda indirimbo ko nabonye dumba ikoze ntanayizi nkabona karuba postinze dumba nkajya ukareba nkabo ino ndirimbo yitwa gute dumba yakoze nkatajya nko kuri Instagram yo kujyanye menye nkayireba ikintu ibyo kumutekerezaho ngo ni umuntu muki ntabyo neze ntegereza weruka gusoma naryaye ruka sha usanda byibuka abashize igihe Reka gusomana ndi kumwe na sheri wanjye kandi sheri wanjye nagaho mu Rwanda aheruka ino ryari ntago mbyibuka neza oya ntago nibuka amatariki banange ngo asa gucana kunyigisha imico mibi ariko njyewe mfite ikintu kimwe Asia uvuze kuri dumba uvuga kuri izo ukuntu wari umuzi kuri Instagram n'ibiki n'ibiki uvuga ko ari umuntu uviva character yiwe nsubira inyuma nsanga bya bintu dumba rukuntu yakoze ibintu bye bisa nkaho bigiye kuri standard runaka bisa nkaho bihagaze ari ukuntu ibintu ukora ukabigera nk'ahantu bihagaze mu minsi yashize twakoze ikiganiro anabisobanura avuga ati nabonye bisa nkaho bihagaze ni ikintu ngiye kumunenga cyangwa se mugayo gatoya abonye bisa nkaho bihagaze ahita avumbura system yazanye system tutazi aho yaturutse noneho abantu baravuga ati atandira kunyonga amabuno yanyonze nimba atari gatatu abantu baramwataka abona pressure ubanza pressure arangije arabireka ninde wakubwiye ko nabiretse nose kumazi ahubwo ariyemeye iyo umuntu amaze kugafata amaze kubona umustari abantu bose amukeneye nkorera challenge atangira kwinenera byaramuvunnye kubyubaka rero nasigaye yirata wasaga nasigaye yishuza amafaranga kugira ngo abakorere indirimbo none se ubwo urumva cyane imbara bikoraga kuko abikunze akabona abantu bose ubu nagenda hariya navugana na Dekate twavuganye urumva arambwira ngo nta kuntu ushobora gushira hanze dignity yawe ku muntu aza kukuyemeraho ugasanga ukoze indirimbo ya Meddy unyonza ikibuno abakuvuze barakuvuga abakurebye uko bakureba kubusa akanakwiryaho yewe akabasanga biramuzamura none njyewe ko numva indirimbo nkavuga ati hano ngiye kuhatwika gutya natekereza nkavuga ati ashobora kunyiryaho ndavuga ati nk'ubu mba ntegereje nk'indirimbo y'umunegeriya nzaze nzunguza ikibuno ntabyo naretse ahubwo nubwira abantu ko nabiretse uri murangikira ushaka mukorera pressure njyewe duma ngira pressure njyewe ahubwo njyewe umva guys njyewe kora zoom ikintu cyose njyewe nza nkakora mba nagitekerejeho n'ingaruka zacyo nta pressure habe nimwe rero niba wumva ko hari ahantu na hamwe ngo njyewe duma ngo yakitse intege tuba tugitangira ubu nibwo tugitangira ibyo binavuze ubyumvise gute kuko wenda Asia wenda kuntu yakubwiraga kuri ya ndirimbo yiwe long distance yatekereje ko wenda dumba nayibona oya ntago nabitekereje dumba arabinyibukije muri kadri ya business usibye ko nanjye ntari ntabifasheho cyane ibintu by'umuziki ariko iyo nza kuba ari ibintu nshaka kwinjiramo nakoresha tuma possible kugira ngo abantu bimenye nshaka gukoresha abadumba muri promotion yayo nshaka gukoresha abandi bantu bashobora kuyikorera iyo promotion niyo mpamvu rero impamvu nge ntayize mbyitaho unegere badumba ngire guterega ndega nitwe tugomba gushaka dumba we yakoze ibintu bye yakoze ibintu bye arabyubaka nitwe tugomba kumushaka kugira ngo yandirimbo yacu igire kuri level igeraho abantu bagomba kuryegera sinzi impamvu uri kuri comeka cyane noneho manibo ngira ngo wabonye impamvu nakoze indirimbo yasi ubwo mise numva ko it was business no kuvuga ko ntago ari no kuvuga ngo na amafaranga ariko haba hari indirimbo nyinshi
ureba ukavuga ati haririya wazikora zusuka zivamo noneho ukavuga ati ngiye gukora Asia kandi Asia nkuko arimo arabivuga ati ntabwo abirimo neza si biyamuga muvuze ariko nawe twaramubajije wumva ntabwo ndi umuhanzi ntabwo abirimo neza nkarekiyaho kama nkarekiya Keniso nje Asia ndi umukinnyi wa filime nje kuririmba kubera irandibo yanjye niyo muri kereka ko nagutwikira wanjira mu gaseri kawe ka filime kamwe hagasha ese Dumba buriya umuhanzi nyarwanda uri hano hanze asohora indirimbo akaguhamagara Dumba ndashaka ko umfashe muri promotion ibiciro byawe bihagaze gute na gute cyangwa ntuwo umuhamagara ukamubwira Asia nabonye indirimbo yawe yasohotse nshobora gukora cyane kumushaka ariko mugoma kumpamagara ko abanyarwanda barifunga cyane umunyarwanda akora indirimbo ariko akumva ko iyo ndirimbo yashizemo miliyoni muri video yashizemo ibihumbi 200 abantu bagomba kwireba panicyo akumva ko ntashizemo ayo mafaranga akakumva ko biteye isoni kuza akicisha bugufi kwa Dumba akavuga ati ndashaka tegana gutwikira Dumba ukamukakora no kubuntu akicyambere urabyumvise ibintu nkubwiye ashiraho amafaranga menshi ariko akagira isoni zo kugira ngo angereho akavuga ako no muri swana bafashe se no kubuntu na ubungeze kuri nivo oya n'umuntu saje agaca bugufa abantu kose bifitiye impano none ikintu cyambere rero abanyarwanda ntabwo narimo ndavuga amafaranga just ngewe approach ngewe nkagusaba amafaranga cyangwa ariko kenshi umuntu yaje akabinsaba bikorera ubuntu ubundi abanyarwanda ikintu bagomba kumenya nimba yagiye mu muziki ari business igomba kuba business urashora bo bakeneye n'agatwiko numara gushoramo ubundi se wafunguye iduka n'urugero uraryamamaza urarimenyekanisha kumenyekanisha rero hari inzira nyinshi strategy za marketing uri muri industry nyarwanda nyine ibintu ngibyo Dumba wenda yadufasha kurumva ni umuntu uvuga ngo arifungura akavuga icyo kintu cyacika gute handi umuntu ashobora gushora miliyoni 10 mu ndirimbo yiwe ariko akavuga ndagenda mpfukamire Dumba nyine nibyo narindi kuvuga nimba ugiye mu muziki uzikari business ifata nka business ugiyemo rero ugomba gushora mu kwamamaza ugomba gushora iyo ndirimbo yawe mu gukora ikarite nziza noneho iyo promotion ya mbere hari amaradiyo hari Dumba nyine ari bukora indirimbo yawe ahantu henshi afite abantu benshi bamukurikira ku mbuga ze kuri platform zawe noneho ikindi afite ukuntu aririmba indirimbo ikagira kure kuruta wowe wayiririmbye afashemo akantu k'agace akagafiringa kuriya akakohereza abantu buri muntu wese nikakata kakumva ibyo muri umuhanzi wo mu Nyarwanda byo ntubira kubyivuze niko kuri kwa niko mibona kandi ko bibona kandi twavuganye umuhanzi wo mu Nyarwanda arabyirengagiza ngo kirema muri Kina Music ngwaza ko ariko ubundi umuhanzi asohoye indirimbo akayikubita kuri YouTube ye no kuri Instagram yakiryamira niyarebwa ngenda ko oya my friend ubungu nago yarebwa uzi nkwereke okay nibagende usinagomba gukora kigira uwo gifungo uva nkubwire manibu jya kuri hari abana bari talented hano hanze afite impano n'indirimbo zarasohotse ikajya hanze nukuri kimatarajya n'igitunda igihe kamaze kuri YouTube katarahiti nyine agatunda ko byo uriya mwana yagize amahirwe uriya yagize amahirwe ntabwo wamwitiranya n'abandi ariko ndikubuze nkumvishe abana bajya bambwira ngo mbafashe mbazamure ndakwereka indi mpamvu gatunda katize kuri nuze wikiza mu gatunda ni Instagram na TikTok cyane abana barayumvishira ryoha bajya ku ma TikTok bayisubiramo umuntu yibona kuri TikTok uvuga ati kano karimbo nakaya akajya kuri YouTube iyo zayizamuye noneho iratanya ngo abaninga bakoresha bajye babegera bajya bafite izi platforms bubatse ubundi ibintu bigize kujya ku ndirimbo yawe kuri TikTok ukaburaho indirimbo yawe nyine ntago barakoze iyi ni advice naho abasani bo mu Rwanda ngira ngo twabiganiyeho narindi kumwe na Rocky Kimomo ejo arambwira ngo mwana Dumba uzi ukuntu avuga umwana Dumba ngo abanyarwanda kugira ngo bashobore ugomba kwigira inzanga ukigira igicucu kubera abanyarwanda barifunga rero ntabwo ushobora gufata umuntu wifunga ngo nawe umwifungeho bigicucu abanyarwanda uzabashobora so rero usanga umuntu arimo arakora umuziki ariko rero urashaka kwifunga iyo wifunga abanyarwanda ukora hiti zibiri uri muri reality nyine urimo urakora iya gatatu gatangira kwifunga utangira kubona iya kane ntawe ukikurebera ibintu byawe ubu niwe munyarwanda ngo ya mbere niya kabiri azikora akisanga n'abantu ukisanga no mu bantu utazi unasaba ushaka hit izo ndirimbo zigahita zihitinga ugakora iya gatatu kuyimvamo ubustari noneho iya kane urayikora ugashaka views ukavuga ati ba bantu bagiye
baba barakubonye kandi abanyarwanda rero baragusensinga bakureba gutya akakureba ubuntu bwe body language speaks bakatangiye kwiyemera sasa utaje ukamera nka Duma ngo ubikigoryi abanyarwanda naho yagushira kwiruka ariko se ko ruba bikomeye Asia natubwira ikintu gituma maintaininga rero gute kugora kuri hit yawe bimereye neza abafana baba bagukunda hano hose comments zibari nziza bagusupportinga byo witwa nawe wigira ikigori oya ikintu cya mbere umenya icyo abantu bakunda ukamenya n'icyo bagukundira rero iyo umaze kumenya icyo bakunda ukamenya n'icyo bagukundira nawe ubihamimba ibyo bintu bakunda ubishiramo imbaraga ukabikora nimba ko ibyo ni ibanga ry'akazi ntabwo nshaka kurivuga ibyo ni ibanga ndari kubwira nyuma ya kamera uko uyu asiye uyu ni uko bankunda ndamutse mpindutse ngashaka kuba nka kanaka nata babafana bankunda nk'uyu asiye uzi ko abantu bavuga ko abasilamu ngo turoga n'abantu bose kandi ubwo umujya Tanzania niho hava amarozi umva nkubwire kuri Instagram wararoze nanjye bagomba bavuga ko none uvuze ko ushatse kuvuga ngo mfite dawana nateye none rata abantu oya cyakwereka icyayi nkwe kwa hasi ya hano ntabwo ari icyayi gisanzwe niki bajya bagikuye Tanzania oya ni icyayi cy'abasilamu rega abasilamu tuzi guteka duteka agacyayi ku buryo kumva ngubu amaso amenye arandota ntabwo ari uburare buzivuze ntacyo so wambabariye nuko kumara nakariho neza nyine mbabarira basi ntabwo byemewe kundeba sibyo kukureba kunkuraho byo nipfutse ugashaka kundeba oya ntabwo ndimo gukora just ndimo nagira gutya kugira ngo agire nukureba nukoreho just gakutora reba nukoreho Asia Dumba rero urugiye kubonesha ubundi ubona akubise hariya umunyongo uriya munyongo nawe ubonye gute byarakabonye ibyo navuze none Dumba yasaze vugisha ukuri mwari mwicaranye mwavuga nahise Dumba ni pede ntabwo wazunguza amabuno yo kunana noroshye kuri uziko n'abakobwa batabishobora bira bintu uziko nakora niko numviga bari kuvuga ngo uraye Dumba ni pede nawe urimo bigerageza birakunanira nabyo nashobora natani bita hasi ubwo n'abantu mwari mwicaye mwarakomeye nk'ababeshye kamubwiza ukuri n'umukobwa washobora ibintu Dumba yakoze ni bake nabasha divu nabyo washobora ndi mubi sa ego komana wigiye he Tanzania mu Bugande oye uri wanyu ingewe ikintu cyambabaje cyane nukuntu abantu baje bakavuga ngo nta kibuno mfite ushana icyo kibuno cya buryo kizunguza urutawe bifite bitanu no ugadumva ngo yababajwe n'uwabavuze ngo nose ubundi ukigize koko uri umuntu w'umugabo cyashaka kwera igikobo kandi uko ibintu bitangira bagashiduka yabaye igipede bagushiduka kurangira usigaye ukunda n'abakunda asigaye yirebesha ngo ndeka by the way ndumugireka mukuru Manu umukobwa mugenzi wanjye reka nkoreho umukobwa mugenzi wawe mbabarira mwejo wundi wari kumwe nande nari kumwe nyine umuntu nyine umugay umugore cyangwa umugabo turaganira namwe ngo ariko ngo uzagerageze uzagerageze iki bangirire urumva urugero wifata ugire confidence wagiye muri character mbese ujya muri character fresh ono no kuraba yirya muri video twari twicaye ku meza twasangiye nyine hano mugeye ngo ariko ngo uzagerageze nyine ndikora ndavuga ngo urabona ngo ibintu mbitizamo ngo ariko ngo ntabwo bijya biniho ariko mu mutwe ndimo ndavuga ndabona bampengitse ako so wese ugira inshuti nyinshi z'abagay ngize ukuri ndazigira oye wese uzigira maze kuzunguza amabuno kuva kera abantu bajyaga bavuga ko ndi umugay kuzunguza amabuno ni ikintu nabonye sinabasobanuye impamvu nahisemo gukora ariko hariho abantu bavanga ibintu by'abagore n'abagabo byose akabivanga njyewe ushobora kwizunguza amabuno ukigira umugore ukanarya abana ariko bakajya banakurya
ntabwo mvuze wowe bibaho sinzi nariro ariko njyewe bibaho rata uyambaza ubifatanya ushaka kuba umugore uyu ruhande rumwe yabona n'umugore no ushaka kuba umugore w'abagabo none wahura n'ibyana nawe ukaba umugabo Agatamira. ukabirya ukakora iki ukabitamira mugani wa yako ukabitamira oya njyewe nkunda ikintu cyitwa igitsina gore abantu bose mubimenye kandi uko mbakunda niko bankunda nureba njyewe nciye hano ku muhanda nk'ubu ubusire kwini ubukobwa bwiza ndabusanga bukandeba bukikiraho bukigira nk'ubuntu butanze ariko njyewe manzi ko nifite abagore banje babandi bafite za 40 za 30 bicariye mu mago babandi barankunda bampfiraho Bakose buriya wasukunda bahe nanjye ndabakunda cyane buri utojite pati nk'ubu neguye pati nkahamagara abantu ntabwo nahamagara amasire queen kwa amasire queen amasire queen wazakoze concert y'abagore gusa sire queen turi muri competition ibi bintu nabikuye ku basire queen nabakuyeho nabo usagaga bwirya burya navuga ati sasa rero reka nze mbeme ngiye kuzajya nkora ka video kamwe kazimye ubusire queen nk'ijana ubu nyine nahise mbakura mu kazi kuva waratangiye kubona DUMBA wabonye amasire queen akijya nuyibuka narabazimije nabo banyanga kubibuga sanze piripiri karakureba gutya ngo kukazi ko twarira abagabo kakureba gutya ngo abagore babandi bicariye mu ngo ku matelefoni bansharing uzarebe umuntu ansharing WhatsApp cyane murebe abantu bansharing WhatsApp urebe age range yabo no so ubundi ukunda abahe bagore oya wingereranya aho bigero abangana nkawe oya akunda imyaka igaye oya ntabwo nshaka ukunda abagore b'abagabo bafite abagabo babo cyangwa ukunda abapfakazi cyangwa bataye ingo zabo karwa ngo babagore b'ingo zabo ariko birasobanutse ukunda abapfakazi ukunda umugore yataye umugabo ariho abantu bateye gutyo akumva ashaka kurya umugore w'abandi icyambere ndabizi ko abagore bafite abagabo benshi barankunda ukunda bahe abapfakazi abagore bafite abagabo benshi murankunda kandi ndabakunda ariko urukundo mbakunda njyewe ni urukundo ruraho nyine mu ngo zanyu sibyo rudafite ikintu rwageraho niba hari ikintu nanga gusambana cyangwa ntinya gusambana n'umugore w'umuntu ndabizi babimeze nabi usanga umugore bamukora ituri imwe ku kwezi urumva ntabwo agira ariko ntugakuremo ako kantu nibyo niko kuri ugasanga nyine afite ibintu byifuzo byinshi n'ibiki byese ariko ikintu cya mbere nanga kwisi sinshobora kuryamana n'umugore w'umugabo afite impeta fiyansaye ninunze ni babyita lana ariko uzi umwako akukunda abandi abagore bandi basanga babyaye bafite bari divorce bamwe bapfa abo bankunda kubi naje ndabakunda utukwaga tutarabyaraho ntacyo mwavugana abanga bamusize ngo 21 ibi byaribu oya tureke bari n'ibikoga bari bifite bikuru ariko biba biyemera ukuntu nk'ubukobwa nk'ubu ngubu 19 20 21 22 23 si ibintu byanjye nabwo busanga nabwo ntawe nanjye sindo n'umuntu ariko gutangira kuri 25 kugera nko kuri 45 ya 45 uri nigo hari kwibaza igisibo ko kigiye gutangira n'ukuntu umeze ubundi ujye wihangana Instagram yawe ikamara ukwezi nta kintu kirajyaho nshaka izindi content zijyanye n'ibintu byanjye bijyanye n'idini ubusuzangana igisibo ntuzunguza amabuno ako kuyibivuze byumvikana nabi ntago byumvikana nabi urumva bitumvikana nabi oh you know okay no nuko njye ngo bivuze urumva bitumvikana nabi nyina yindi kuko waza okay reka nze bibaze mu cyubaro cyiza rata naguza naguzabyina ntabwo uzatwakinga uzatwakinga ni gutwakinga ni gut oya mu cyumba ntabwo nzatwakinga uzihangana bose ariko nta nubwo mbikora buri gihe guys like challenge se bimwe byo kuririmba incishamo nabyo ndibaza ko nshobora kuzajya nkishamo nka bubiri kandi naho wese kandi ubizi ko mu gisibo tugomba kwegereza Imana kandi byo bimwe n'ubwo dukunda imiziki bajya bavuga ko umuziki ari umuhamagaro wa shitani
ubwo rero ndibaza ko nimba uzajya kuririmba izo challenge n'iki uri mu gisibo ahubwo wa mwanya wo kwiyegereza Imana kwicuza kwiha Imana ubwo uzabona umwanya wo kujya muri ibyo bintu. Rero urabona ukuntu ngewe mfata idini yanjye idini yanjye nyifata nkaho ari idini ya intention, like niki ushaka niki wowe ugamije. Ngewe nifuje nkabona nko bakubwira ati wifuje umugore w'abandi ni nkaho ubusambanye nawe mu idini yacu, ariko ntamwifuje nk'ubu ngubu ntakwifuje nkaza nkashaka kugukuraho akantu. Umuntu ashobora kumbona akabona seni irasa nabi ariko intentions zanjye icyo ntabwo ari icyaha mu idini. Keretse wenda intentions zawe ari mbi, arizo mbi zijyanye n'ibyo wari ukoze. Nk'ubu nkagukuraho ariko ngukuraho just in a way of seduction, inshaka kugira ngo bigire icyo bivamo turangiriza ari, ariko nkakurebera hariya nkakwifuza gusa n'icyaha, ariko nkagukoraho ntakwifuje nshaka kugukuraho akantu ugasanga atari icyaha. So no muri ngewe icyo mbangamije mu ma videos nkora mbangamije ineza, mbangamije promotion, guteza imbere. So sometimes ngewe mukuntu mba numva kandi icyaha nawe uracyumva, iyo ukoze icyaha uracyumva nuko iyo utwo none si gisibo ubundi kari igihe cyo kwigomwa bya bindi twakora exactly ibyo ukunda nimba nje nakundaga ibyo bintu nico gisibo nico nukwigomwa nimba naryaga oya nose kwigusiba niki nimba naryaga kabiri ku munsi ndigomwe bya saa sita mbireke mfate bya bindi nagomba kurya mbiha abakene nigomwe icyo nicyo gisibo nyine sibyo hari abantu benshi cyase yakiburana cyane ntabwo wapfa kumusinda usibye nari kuburana nibyo ubundi gisibo niyo mama byite gisibo nukwigomwe niba uko nanjye ubwo hari movie ntagomba gukina muri mu gisibo urumva hari nka movie ubu ngubu ngiye gukora muri no minsi igora kwa mbere long distance season ya kabiri ndatangira kwa mbere kwa gatanu ngomba guparika yabirangiye yabitarangiye ngomba guparika nose reka nkubaze kwa gatandatu nkatangira igisibo reka nkubaze hasi reka nkubaze ko ngewe mbifata nk'akazi kanyinjiriza ndabaho gute? Reka mbanze nkubwire ibyo bintu nimba ari cyo kintu nawe n'umutima wawe ubizi neza ko cyo kigutunze sibyo tureke kwitiranya ibintu wowe nta kandi kazi ufite banza umenye ngo nindeka kujya kuririmba za challenge ndaburara nubona uburara n'Imana nayo ntabwo azabiguhanira urabikora bitajyanye wenda byo gutracking ubireke ukore wenda ibindi indirimbo ushobora no guhitamo indirimbo nziza nyemerere bitewe n'ukuntu yagiza urigo mukabireka igira gutya mugani nimba ibintu bigahinduka ariko kazakora nagari ku cyazo dumbarabesha nagari ko kazakora nyine tujye mu buzima tuza no kuririmba no guchallenge ubu twagiye tujya mu bandi bantu batandukanye we yasiuzi gute ko mbesha arabesha dumba so bira bintu nimba urabesha none uzabire kure kubura Imana twakoze ejo bundi ndakeka cy'igiswahili dumba baramuhamagaye hari indirimbo bari bamubwiye gukora numva ari kwishyuza amadolari 500 iyo ni make yanishyuza na 5 kuko kandi ku masegonda ari yashiraho gure ndemita numva ko dumba buriya bira bintu rap birakora ko mbanze nkubwira ikintu kimwe sibyo yuretse ikintu kibi kubera ko wigomwe kubera Imana iguha baraka igushakira muziri igucishiza muziri none uvuga ko ari akaza kura ni kabi oya muri icyo ugomba kwigomwa icyo kiru ni keza ariko muri nawe niba uzareka filme gukina filme ni bibi oya hari ibyo kandi twavuga ngo turigo kwigomwa ni iki se kwigomwa ntabwo uvuga ngo siba kazi urigo no ntabwo uvuze ngo asiba kazi nimba ko kuzi karicyo kigutunze n'Imana ibibona wabikora ukabikora mu buryo bwiza sibyo rero Asia no munyidini cyane uzikoza asiba nakazi ntabwo nsiba kazi ariko hari ibyo mpindura sibyo uravuze ngo uzakujya gizibone gitangira uzahagarika ntabwo ngiye guhagarika ko ntahagarika Gatarina nkira ndi umusiramu seburuko ko nkira ndi umusiramu kazi nta kintu kizangiza ko ntaba nitande aho ndarige nshaka kutitandira nshaka kurya saa sita ariko nka Gatarina nzata content y'igisibo nyine ndi mu gisibo rero aho bipfira Asia afite content abarimo arakora wakumvise Asia afite content akora yumva ko iyo content abarimo arakora n'ibyaha oya no kuvuga ko mwezi Ramadani yuje aravuga ati
izi zirimo ibyaha kanzishira ku ruhande nagari ibyaha mba ndi gukora kuko kamara mubwirisha abantu nagari ibyaha nyine uzima mvuze ngo ni ibyaha se reba long distance nyikina ntago ndi umukobwa w'umusilamu ariko ni filime turabizi ko nubwo kiririya filime ntabwo ari wowe ni character yes none mu gihe cy'igisibo rero kigeze mba navuze ngo ngiye kwigomwa nimba ngiye kwigomwa rero bya bintu nimba nagomba kuza kugaragara inyuma kamera ntitandiye cyangwa nambaye mini niki ndavuze ngo ibi bintu ndaba mbiparitse bireke ndeba ahubwo ibindi byantunga muri icyo gihe mu gihe ntari gukora Jena rinzi ngo ureka ibintu ukunda gusa nimba ukunda icyayi ukakireka nimba ukunda inyama ukazihagarika kandi nanubwo ari kubihagarika gusa nanubwo ari kubihagarika gusa wowe ufata nanubwo ari kubihagarika gusa nkanje nimba naryaga saa sita na nijoro ndafata ibyo nari kurya saa sita nshaka bomfasha abantu babakene bahari bafite inzara bashonje bakeneye nabo kurya kwa kwigomwa rero no gusiba bijyana n'ibikorwa byiza muri Ramadan urugero hasi nk'ubu ngubu uzinutse ukava hano none ukuntu wambaye wikwije ukagenda koga uraza kwambara swimming costume ishira amapats yawe hanze ndikamaze umubwire kandangize ishira parts zawe hanze uhishe nose nta myambaro itashira hanze rigibaho wowe ujya woga ufite imyambaro wambara oya ntago mvuze ngo wenda nambara buri munsi nshobora kwambara agakora karekare kubera muri video yawe long distance ibibero urugero nyine nkubwiye ntago bivuze ko buri munsi ugenda koga wambaye nta basilamukazi yanigire ahantu Dubai njya kubona abasilamukazi bari koga nyine ukajibona yambaye nk'ibi binajya uraseka urumva ko bishikiye oya byaransekeje nubwo ndi umusilamukazi byaransekeje nabonye nyine bikabibaza umuntu yambaye ibi arajya ari koga n'utwana twari gutwoge ndavuga se abo bantu bumva batarushye baroga arishima noneho abantu bakajya hambwa ngo wari umusilamu arya ngajyana nambare kure ku rugende murumva rero ntago ari ugukabya ariko ni byiza ariko njye sinabishobora urumva ushobora kwambara nka bikini muri uwo mwanya Asia wambaye bikini like turabyakira urumva abantu bose barabyakira koze ari muri swimming pool ariko nk'ubu ngubu tugusanze hariya kuri hagati ku gisimenti wambaye bikini it becomes something else ntabwo ubona tuvuga Asia Asia n'imyemerere n'imyemerere bisukundi urumva rero aho niho haviramo icyaha muri izo picture niho hava ni ngubona muri long distance mu gihe cy'igisibo wambaye mini nzavuga ati ngatekereza ubu natinywa nkora long distance ira fili no cyangwa ira ndirimbo mu gisibo nyine aho ngaho ngo hayuruje nawe wowe hari ibintu byawe bisa nk'ibya jewe ishora amafaranga benshi tuzashootinga miliyoni bakavuga ati ni miliyoni 50 zizasohoka kuri iyi tariki kandi mugomba kujya gushutinga muzajyana wabyanga nabyanga akuzi ko Imana tugira chance abasilamu tugira amahirwe tugira chance kuba tugize uko kwezi tukageraho kujya kwicuza tukigomwa na byanyu byose twirirwa akana kugakuraho ngakureho ngo ngakureho ura agakureho akaje kumwenda kugakuraho ngiye ngakureho ngewe dumbagira imico mibi wajyanga uburaya baramurura baramuteze kubona kuri indaya rubebe ntabwo ashobora kubyo mu mutwe ibyo rero ni maze ndumva afite n'ubwoba gukorana dumba ahubwo ni yihanganye n'ukuri kw'Imana n'itwe ko wakwikanga gutyo ukabona irimo oje ntabwo ibyo byakunda oya ntabwo ngutinye ntabwo ndi umwana ku buryo byagera kuri iyo level ariko nyine binakora nanjye ubwanjye bintera isoni ukora yakubwiye ko atiri n'isugi ntabwo ari ibyo babarire ibyo by'isugi ntabwo bibare ariko si iby'isugi tubitindeho gute kuki twabitindaho ujya iby'ubusugi tubiveho ibyo by'ubusugi ntabwo bishobora ujya kubera iki mujya gutinda mu busugi bw'umuntu rego ubusugi nange
Okay, basireka turi kuvuga kuri isogi ariko wataye rya ubusogi bwawe. Ntago ndabuta. Ntago ndizujya ko sindabuta. Aho kuba ikintu babirata. Nagaruka sibwo ibyo ni ibintu birakora. Ntabwo isogi ariko noza. Ibyo bintu birigisha cy'abantu bari kudukurikira. Nawe nabonye wapostinze kuri status ngo abantu bimanzi ngo ababuzima bwabo buri mukangara ngo nawe urumva ufite ubwoba. Abantu bimanzi. Umva mbabwire none se ikuvuga ko ndisugi cyane ariyo birigisha iki societe. Nyine cyane ubaye uriyo byatuma n'abakobwa bakomera. Bifate abakobwa mwifate muzabe nkanjye. Umva turashaka kubamenyesha nubwo Asia atari isugi mukomeze murwane mu bamasugi. Yewe ndashaka kubamenyesha abakobwa beza murwane ntihazagira umuhungu muha. Mubonja oya nabyo kubonja no test no kubonja. Umuhungu babonja. Mujyamimana. Urabona Dumba wavuze n'umukarakta mbere yuko asubira iwabo iri iyo ngiyo mu ibwota masimbi nta kuntu wanamubwira n'abakunda Gatarina cyangwa se bakunda long distance ku buryo featuring muri imwe cyane ko we nawe yabyiyemereye. Turaza kubivuga nabyeme byaba ari amahirwe cyane. Urabyumva gute Dumba none bavuze ngo action. Wakina film harimo seni ibi nibyo nshobora kujya bitarimo ndege kubivugira hano. Hagomba kubamo harimo seni Dumba asomana n'umukobwa French kiss ishobora kumara iminota 2. Iyo seni niyo nshaka. Ibyo bintu ntabwo byakomerwa kuko YouTube ari byo kugenda bakagwa script banditse urashaka guhita divert. Ushaka kuzasoma ndetse tumushiremo rero tubwira umuntu tuzagushiramo. Mugomba gucreatinga content Dumba hande se duguhaye gusoma mu mucyo. Okay, we shaka n'uwo mukobwa muri mibi baby byiza. Muri mibi baby byiza. Nkandi ushaka cyo gibaza amazina yawe ntago nyazine ariko muri abo babebi ubumva ko bashobora kujya kuri seni nanjye barimo barasomana agatwiko hahita hasha abantu barapostinga Gatarina itibona irindi zina uko niko batwika guys. Ako tumva twitse tuwe bashaka je kwitanyishaka ejo munderetse so niba shari bazayimana muri Gatarina ako bazayemera kwimonetiza buriya. None unawaza kuri YouTube none si filme ni film kunde nende gushiramo umuntu yambaye nibere rigaragara batari baya ibyo ngibyo ari ubusabira ntabwo byemewe byo gushakira urwana rukaze haite hasha kwa kundi bavuze ngo barifunga abantu muri Gatarina reka debe usi kwenda umuntu bari kwirekura. Iyo sene izafungura abanyarwanda mu mutwe izafungura na industry indi urumva ahita yahira rimwe ariko uziburiya mukinyi iyo film ni filme ntago ari reality muka iyo sene mugakira na Asia nyine cyasi yagifite ibibazo bya boyfriend wacu ntabwo nagitinda se 2 years ukira utegereje ibyo ni fiance 2 years ndakureba nkakwibwira ako ja fiance araje kubikura mu nzira tu uwo fiance we basi na wabyumva arahita bikura mu nzira fiance wasanga bafite nk'abandi uwo fiance atagukura mu nzira afite n'abandi none ubwo twavuga ko ari izo batakurongora ari iyihe haya arabyumva nagende hari icyo kiganiro ndaza kukimusharinga wanza byose mukatira kugagubwira ati namwe ibintu Dumba yambwiye amara utekerezeho bawe turakuzi ngo ngwiki turabagabo bagenzi be turabizi ntukajye mutubesha aza kurongora gukure mu nzira turabasiramu areke kuzajya yigirisha ubwo se nguriye nibiki okay nsheri bwanje kandi ndabaye invitation vuba Dumba ari nawe uzaza kunanga mvuge n'ijambo namucurire ahita yazamo n'inyuro none ese umuntu ashyira umuntu kuri bench ariko bari bakurisha bench kuri make ukajya minota 90 karanje ntago ari kuvuga ngo niwe namahitamo yacu ntago ari kubera ngo ramuvugiye Ngaho ndamukunda nyine ako se ubwo nimba narihanganye muri iyo myaka 2 nuko nabuze abandi banereta ni amahitamo yanyu ubwo baze kuko iyo umubwira ati bureke kunyambika fiançaye akaba amahitamo yanyambitse na fiançaye yanyambitse ntago ari ni boyfriend ntago ni fiançaye ariko nayo yanyambitse fiançaye mu nyovire abanyarwandakazi ati Asia ngo akurumva ko Asia giye ikintu numvije ashobora kuba afite urukundo
rwishirwa indani rutarimo amazi rutavanjije rero abantu badakunda niko bameze urwo gufunga ku muntu atakuronga atakugushira mu mago akurabona asi yabuze iki afite urukundo cyana na izo jama. Alright, tugenda dusatira iminota ya salama tuganiraho gato. Urabona abarundi bavuga ubundi kirundi cyenda kumera nk'ikinyarwanda. Izi industry zose muzirimo yaba muri cinema Asia, urabizi ko muri cinema ndundi nawe ubyugaragaramo. Muri promotion Dumba agaragara muri no minsi akorera promotion Burundi. Industries wenda ture kuri Dumba uzigereranya gute? Industry y'u Burundi irimo irakura cyane kuri pace ishimishije. Mbere ugiye nko myaka 10 nyuma abarundi bari bameze nk'abantu bari barihebye ibintu byose batabijyamo, ibintu byose batabirimo kugira ngo uzumve hit ivuye Burundi. Hari igihe bigeze gukubita baraturenga iyo hari kera but like igihe cyarageze Burundi ibintu nta kivayo nta kivayo kabisa. Ariko aho ndimo ndavugira ubu ngubu barashimishije ku rwego nshobora kuvuga ko begereye u Rwanda vuba kubera ubu ngubu hashobora gusohoka amahiti nk'atatu y'i Burundi. Ngewe ku Rwanda nabo babyumve bashiremo kime cyane. Oya ntagusha n'abanyarwanda bayifite kime rega bara n'abantu biwacu. Abarundi ni bakora ahubwo abanyarwanda icyo bagomba gukora bagomba gufasha cyane abarundi kubera abarundi bafasha cyane abanyarwanda byihishe. Abarundi baradusapotinga cyane byihishe ariko abanyarwanda kubera ka kantu kabo ko kwifunga bakerekana ko bitabaye gute ubwo nk'ubu ngubu ko tubivuzeho ni ibiganiro bingahe we Manibu hano ukavuga abarundi kandi baba babirebye bagukurikira abafana Manibu nyine ndakubwiye nyine urabivuze kuri comment zawe abantu benshi utabenshi harimo ni comment z'indundi niyo mpamvu nanjye vuze ni reka tubigana kandi kenshi tubiganiraho Asia niyo mpamvu ubu ngubu utangiye guhumuka ni igihugu kimwe ni nko turi igihugu kimwe sibyo turi abantu bamwe tuvuga ururimi rumwe twumvikana ibintu byacu. Niyo mpamvu tugomba kubafasha aba muri cinema habe mu muziki tuba supporting abatezeje buri ngo atangiye gupostinga indirimbo zabo none mvukuna ari aba DJ bacu n'ababyayemo n'abakobwa nanjye kuryamana nabo benshi n'abarundi kazi nta mutangiye kuvuga ibyo bigambo byawe urumva tuba supporting rata Manibu nta kintu ntarakorera abarundi mushemo hari indirimbo zaba Kiriku nibo muri amwanda mufana Kiriku nimba ari umwana sorry no mugabo Kiriku arakuze na Big Fizo Double J Kiriku Alvin Smith nago muzi nago bazi Satibi Saturama Bafre abo bantu nje ba Meili urumva ako ngibaze ko nge bantu nzi uwo mwana witwa Kiriku ndamukunda Kiriku arabikora byose ariko witwa na Rack ndakeka gahunda wajina B-Face so urumva industry ni sawa cyane kandi no muri cinema nabwo bari gukora ba Fanila Vine bande handike barakora n'akantu kigeze guhitinga kwa muntu wabaza ngo ninde wagurishije Yesu Oleg urumva ni benshi so industry urumva ko bimeze ariko bajya baza ni Kigali rimwe na rimwe ukabona amakola barasohotse which is very good. Hari collab ndimo ndashaka guhuza ngiye kubivuga ariko umunwa wanjye wa Double J na Davis D. So Double J ni nk'umuntu like nk'umuri ubundi twavuga ko ari mu ririmbo ugezweho i Burundi urumva so arimbihe umurimba na Kiriku se iyo oyigwende no gufatana kuyo Double J ubundi yari original ntabwo iyo yari ifite indirimbo yayo ya mbere iyo yari mwita napi Jizo nape something gutyo ariko bakoze remix yabaye hit cyane iyo rero niyo bashizemo Double J once again Double J once again ntabwo ajya aririmba indirimbo nibe hit ni nk'umurozi yagiye Tanzania indirimbo yose niyo yakorora ngo abantu bose Harmonize muri iki gihe wabonye ko indirimbo ze slogan ari ugukorora atumure umumogi rwamufashe abeti baba bafite ukuntu bubatse ibintu bitonze cyane
kumenya binemewe ko binywa se no mu madirimbo wari wanywa ibiyobyabwenge habe na kimwe habe n'agatabi habe n'inzoga nunywa n'inzoga ariko uravanze n'abarabu uri umunyarwanda wuzuye no kufite irende ryinshi mugisha no kurinda umunyarwanda ndabizi ko uri umunyarwanda ariko pire utavangiye afite irende ryinshi sebora ko yaravukiye muri Oman asyavugisha ko none se inzobe yawe uri kukoresha mukorogo natural natural nago bayo uri umuntu banje so Dumba twatembereye Asia wamubonye turi kwinjira hano Asia Dumba yavuze ati hano niyo Asia atuye siko filime nyarwanda buri minote bisa ngaho byamutunguye hari abantu benshi bazi ko filime ari ibintu biri aho ngaho tu ariko wabonye ko industry iri kuzamuka Dumba ako wasanga no fiance we ashira minote ukuri aka nakazi kawe nakazi kanje nkora kakubakiye hano nago nubatse ndakodesha gakodesha hano yes byo kuko babonye ariko urabona ko ari aka empire keza kabisa keza cyane which is very good so as Dumba nabo Asia comments ufite kuri Dumba cyangwa ni wowe twagusuye wowe ni ugomba kuvuga ijambo wenda usezera comment ya mbere nuko nishimye cyane ko mwansuye nkamuje na Dumba amubonye ko kuguma nkoraho oya kandi ngene nashaka I'm sorry bas ndashimira oya mburi ndashimira wowe nkoreho nge singukoreho nago babikate ndashimira Manibu cyane kwaje kutureba ikindi comment navuga nuko mugomba gukurikirana kuri channel yanjye Asia Film mukarira film nshasha ngiye gukirana na Dumba okay very soon Miss Somnyo ise mushiraho kungu Asia Film mwese mukorende subscribe nuze wamaye abonye na urabona ko na Silva yahageze ndakora kirakora iki kintu ndakora Dumba uravuga iki wowe no cyase urumva naraki urumva wari waracyanze nubwo ngiye singira urwango rugeraho uranyanga urankunze none nawo ngira urwango rugeraho ni handi umuntu muri akavuga urabona ikibazo iyo ugeze urabona nk'abantu bafite ibikorwa hari ukuntu guma umureba none we kigeze icyo gihe ntabwo uba umwanzi ariko kumva ibikorwa ntacyo bikikubwiye ukahita ureba ukahita wiciraho ntacyo kimbwiye ariko ngiye kureba ibintu bya Asia ngiye kwirwa kuri channel ya Asia hajya ngo bahita gute Asia Film tujya no gukinana nyine wagiye kugenzura rebe muri Gatari ahita kubwira ati n'uyu nzago tuzakinana ku buryo to the extent in 2 years ibi bintu byanze nzaba mbirimo ibintu byanze nzaba mbirimo alright asante sana Mr Dumba asante sana Asia kandi mwakoze cyane Imana bo mugisha icyambere cyo mba ndi kuvugana nabwira bari kureba X-Large aba bantu babiri ni abantu bari supportive beza bumva bagasupportingana kuba bicaranye Dumba bafite ibintu byinshi cyane yigomwa Asia bafite ibintu byinshi cyane yigomwa bakavuga bati reka tugaragare tuganire abari kureba nabo bakomeze banyurwe n'ibiganiro tuba turi gutanga Imana baho mugisha ibyo mukora byose bitera imbere kandi birumvikana industry ikomeze itera imbere thank you very much abari kutureba namwe mugire subscribe comment like na share kandi namwe turabakunda cyane kuri support yanyu asante